uyu munsi mbafitiye amakuru ya tekinoloji, amakuru mabi n'amakuru meza. Amakuru mabi nuko Microsoft yamaze gutangaza ko abantu mukoresha Microsoft Windows 11 musigaranye iminsi 90 gusa mutarakora upgrade, mutarashiraho 24H2 mugikoresha 23H2 ikabarekura mukajya mu bibazo. Kubera iki rero mugiye kujya mu bibazo ndaze kubisonora mu kanya. Amakuru meza kandi nanone na abantu mwakoze update muri kwenjoyinga features nshya cyangwa se ibintu bishya bakoze upgrade bari gukoresha 24H2. Ndaje mbisobanure rero imyungu uri bukore kuri video rero kuyireba ukayirangiza nuko uruze kumenya ahantu technology igeze muri Microsoft operating system nshya aho bageze muri technology, uraza kwibyaza umusaruro AI n'ibindi byinshi bahaye abantu nko telefone yawe ngubu bayihinduye kamera biraryoshye. Hanyuma rero ikindi kandi nuko ushobora kuza kumenya uko ushobora kwa upgradinga no utarabikora, makwereka ukuntu uza kuza kwa upgradinga computer yawe ukaza kwishyira kuri niveau igezweho ubu ngubu cyangwa se kuri updated version ya Microsoft. Ubu ngubu abantu bari kwenjoyinga, abandi bari kuryoherwa hirya no hino ku isi. Nitwa Nakanaklet, hano ntanga amakuru ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga na tekinoloji, nkafasha abantu gusobanukirwa no kumva ndetse no gukoresha neza tekinoloji n'ikoranabuhanga kugira ngo baribyaze umusaruro ndetse mbarinde ko byabacira mu bibazo. Mubazo uyu munsi rero nibo bafashe no kubakura amazo mushobora guterwa no kuba mutarakoze upgrade ya Windows yanyu 11. Twagiye niba uri mushya kanda subscribe, niba usanzwe kanda like, uze no gukomentinga kubera yuko niba udashoboye gukora share wenda YouTube iraza kubyikorera numara kumereza ibyo bintu bibiri, like cyangwa se comment. YouTube ubwayo iraza gufata video yereka abandi bantu nabo ibagirire umumaro. Dore kuri amakuru mabi rero, abantu mutarakora upgrade, mutarava kuri 23H2 ngo mujye kuri 24H2 mufite ibibazo byinshi, ariko nge ndavuga kuri bitatu gusa. Ikibazo cya mbere mufite nuko mutaramufite umutekano w'ibintu byanyu cyangwa se bya wa computer yanyu. Nuvuga ngo mushobora guterwa, mushobora kuba muri exposed, mushobora kuba mwakwinjirirwa. Ibyo ngibyo nta kintu Microsoft irabikiri kubikoraho mu gihe wavuga ngo wenda nagize ikibazo banyinjire cyangwa se nagize ikibazo kimeze gutya cya security, Microsoft ikohereza kipe yayo bakaza kukiyokipa bakagufasha. Ubu ngubu ntabyo bari buze gukora kubera ko bamaze kurekura cyangwa se kubwira abantu guhindura upgradinga bakava muri iyo system navuga ko ari ya kera bakajya muri system nshya igezweho cyangwa se bakoresha operating system nshya igezweho ya 24H2. Icya kabiri rero ni compatibility issues. Ushobora kuzagira ibibazo bya compatibility, ni ukuvuga ngo ushobora kujya kwinstall application runaka cyangwa se software runaka bakakubwira ko itari bujyemo kubera ko system yawe itari upgrade. Ikindi kandi ushobora kujya ukoresha ibintu bimwe na bimwe bakubwira ko bitari gukunda kubera ikibazo cya incompatibility cyangwa se kudahuza kwa ibintu ushaka gukora n'ahantu technology irabigeze ubu ngubu muri Microsoft. Hanyuma rero icya gatatu nuko utari kubyaza umusaruro new features nshya bashyize hanze cyangwa se bamaze iminsi bashyira hanze ziri kugucika kandi ubuzima bworoshye yabworoheje. Reka rero mutenjya kuri iyo nkuru nziza ya features cyashya baduhaye abantu bakoresha Windows turimo turenjoyinga ubu ngubu. Tariki 20 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka mu mezi abiri yashize nibwo Microsoft yashize hanze technology nshya cyangwa se ikoranabuhanga rishya rigezweho muri Microsoft ryitwa Copilot Plus PCs. Izi ni ordinateri nshya zikoresha artificial intelligence AI, ziri smart, zizi ubwenge. Hakaba ari nka laptop ya Surface na ndetse na Surface Pro, akaba arizo ziri ku isoko ubu ngubu zikoresha iyi technology. Ariko kandi na computer yawe usanganywe ishobora kuba yaba Copilot Plus PC yahinduka Copilot Plus. Nuvuga ngo ushobora gukoresha technology za Copilot Plus bakoze zigezweho niba wujuje ibi bikurikira. Igomba kuba ifite NPU yiyongera kuri CPU isanganywe computer yawe kugira ngo iyifashe gukora akazi kakoresha artificial intelligence. Iruhure kubera ko wikoresheje gusa CPU ntago yabasha kukarikira cyangwa kubara ngo gusubize byihuse nkuko yakora iyi NPU. NPU rero bivuga ngo ni neural processing unit, no ngo ni ikora akazi kajyanye na artificial intelligence kuri izi machine nshya za Microsoft. Bivuze ngo rero kuba ifite NPU irengeje tiriyari 40, nivuga ngo tiriyari 40 tops niko bazita, ikora ifite umuvuduko wo kuba yakora ibintu tiriyari 40 mu segonda. Bivuze iki? Ibyo ngibyo mbisobanuye. Nuvuga ngo urugero
tuvuge hari nk'ibuto nshaka gukanda cyangwa kuzimya nkatsa itara nkabikora inshuro 100 mu isegonda rimwe. Nshobora kurizimya nkaryatsa ibyo bintu nk'umuntu ngewe nshobora kubikora bikantwara imyaka 12,684 kugira ngo ndangize izo nshuro tiriyari 40. Ariko rero iya NPU ubibwiye ngo ikora ako kazi ibare iyo mibare cyangwa se ibikore vite ibikora mu isegonda rimwe birangije gukora ibyo bintu byose. Ikindi kiza cya NPU nuko yo idakoresha energy, ntabwo ituma computer yawe itwara umuriro. Ikora ako kazi kose ubusanzwe, aka kazi gasaba umuriro mwinshi computer. Niyo mpamvu amasavaza kenshi abari ahantu bakuringa abarashyuha bakayakuringa kubera ko abakora imibare myinshi ku buryo arashyuha. Iyi ngiyi rero bituma computer idashyuha, igakoresha umuriro muke kandi igakora akazi igomba gukora. Urumva rero ni akantu kingira kamaro kingenzi kugira ngo computer yawe igafite igufashe gukora ibintu bijyanye na artificial intelligence. Hakiyongeraho kandi ko ibiyo computer yawe igomba kuba ifite byibuze gigabyte 256 za SSD. Hari ubwoko bwinshi bw'ama hard disk, SSD ni igomba kuba ifite kuko irihuta kurusha ama SATA cyangwa se n'izindi zisanzwe disk diri zisanzwe za kera, ntabwo ntikiza ko zigikoreshwa ubu ngubu muri technology y'ubu ngubu. Igomba kuba ifite kandi RAM ya 16 GB. Iyo computer ni uyifite ifite ibyo bintu yujuje ibisabwa kuba yakwitwa Copilot PC. Duhita kuri feature ya mbere ni ugusobanura amagambo ukoresheje Copilot. Copilot ni nka ChatGPT ariko iyi ngiyi technology ya Microsoft. Nuvuga ngo ushobora guselectiona text ahantu uri hose nko kuri document yawe cyangwa se nko muri notepad, ugakanda right click ugasaba Copilot kugusobanurira iyo nteruro niba utari kumva cyangwa se ikaba yaguhereza ubusobanuro bwinshi cyangwa se bitewe ukaba watangiza ikiganiro n'iyo chatbot ya Microsoft ukoresheje iyo system ya right click explain with Copilot. Iyo ni feature ya mbere. Feature ya kabiri nicyo nakwita file explorer cyangwa se kuri kanda right click kuri file cyangwa se fichier yari yose hama bakagira izindi options baguhereza noneho options nshya cut, copy, rename, edit ukoresheje right click. Mitanja kuri feature ya gatatu nayo ubona ukoresheje right click ni gukora zip. Guzipinga no gucompressa file mu gihe ushaka kuyohereza. Ubu ngubu ntabwo gikeneye gushyiramo WinRAR n'izindi za WinZip n'izindi zituma ucompressa file kugira ngo uyohereze. Abatazi gucompressa no kugira ngo ugabanye uprotege file mu gihe ushaka kuyohereza cyangwa ibintu byinshi ukabishyira hamwe mu ikarito ukabifunga ukabyohereza. Ariko ubu ntabwo gikeneye kuinstallamo izindi third party cyangwa izindi program apps zituma ukora compression. Ubu ngubu byoroshye bayishyizemo iri kuzana na Windows 11 24H2. Feature ya kane ni ugukoresha tags. Ni ukwandikaho tags. Tags ni amagambo ashobora kugufasha gusearching ikintu. Nanga kuri YouTube turayakoresha muri description uzajya yabona amagambo bariho dash cyangwa se ariho urwego. Ni amagambo agufasha iyo ya typinze ahantu hari hose muri search batakwereka ibyo bintu iryo jambo nka keyword urikoresheje. Urugero ufite amafile ukashaka tuvuge ngo nk'amafilme, urugero ukaba wavuga ngo iyi filme wenda cyangwa se amafoto ukabavuga ngo aya mafoto ngiye kuyita wenda iri zina ngiye kongeraho aka kantu, ninjya nkanda aka kantu bajye banyereka aya mafoto cyangwa se ibindi bintu ubitse kuri computer yawe washyizeho iyo tag. Feature ya gatanu ni Copilot. Copilot ubu ngubu ushobora kuyifungura ku ruhande nka standalone software muri computer yawe ya Windows. Uravuga urugero ukayishyira ku ruhande ugakomeza gukora ibyo ukora ariko nayo ifunguye cyangwa se ukaba wayikoresha n'ubundi bisanzwe. Iyi ngiyi rero bayishyizemo iri gratis, iri buntu urayifite nka ChatGPT ufite ariko version ya Microsoft. Uzajya uyibaza ibyo ushaka, uyiganire nayo, uyivugishe, ushyiremo amagambo, ushyiremo ibyo ushaka byose igusobanurire mugabo aka kantu kararyoshye. Iyi ni advantage abantu bafite Windows 11 mufite yo kuba mwajya mukoresha AI. Niyo technology igezweho mu ibyaza umusaruro lega. Ushobora kujya ukoresha ijwi cyangwa se ugakoresha text ukayibwira kugukorera ibintu runaka. Mfungurira file, genda unsibira amadosiye, genda unsibira ibintu runaka cyangwa se unkorera ibi nibi nkuru kubwira umuntu. Ako niko kamaro ka AI. Ikindi ni live caption. Live caption ni ugukora caption ni amagambo, kwandika amagambo mu gihe uri kuvuga kuri video igufata itandika ibintu uri kuvuga
text utuzibona nka kuriya nyine ubona ama subtitles kuri video za YouTube. Hano live caption ushobora gukora muri Windows 11 ufite 24H2. Indi feature bongeyemo nubwo yari sanzwe hari mu makompyuta ariko yari kure bayigije hafi ni energy server, igufasha kutamara battery yawe, ugashyiramo options zitandukanye bitewe n'uburyo ushaka kuza gukoreshamo umuriro wawe mu gihe tuvuge umuriro wagiye uri ukoresha gusa machine idacometse, ukaba ushobora gusavinga ikamara igihe kirekire bitewe n'uburyo uhindura ama settings ahangaha muri settings zawe za energy server. Indi feature nanone niyo gusharinga mu gihe uri gusoma inkuru cyangwa se ikindi kintu ushaka kugisharinga n'umuntu kuri internet, uzajya ukanda right click wigire kuri share, ubundi bagoreze QR code uyiskane, ubundi wohereze umuntu wawe. Biroroshye. Andi task noneho bayikwegereje kwa kundi software yayigize ashwiyiza karakajya he, yanze gukora, yanze kugenda, yanze gusubiza, itari corresponding murabizi ko bakoresha end task ikoresha hari bug yabaye cyangwa se ari kwibroka kwa application yose, ugatukora ukajya muri task manager. Ubwo nakujya muri task manager ni hafi ahangaha, ugahita wikandira hano hasi kuri end task, wow, ugatikuramo direct. Aba content creators rero mwebwe babahaye akantu ka snipping tool kagiye kujya kagufasha kuri recordinga screen yawe, ibintu biri kuri screen yawe uzajya uri recordinga live, utubisharinga n'abantu rwose, kwikorera ama tutorials cyangwa se kutwereka ibintu bitandukanye. Hanyuma rero murabona ko no muri Windows mwaje baborohereje guys, mukora ama videos mutwigishe kuba developers. Rero namwe rero hano muzi ko akenshi iyo bagugiye gukora ikintu muri terminal ushobora kwikoreshereza Linux code, kwikoreshereza command, hari bagusabwa ko ufite uburenganzira bwa administrator wa computer kugira ngo ugire icyo wiyandikira. Ubwo rero uzajya ugenda ubute wemeza super user do, hanyuma ugende ukora ibyo ushaka muri terminal ukoresheje sudo, batagusabye ibintu kujya kujya mu mode pass n'ibindi byinshi cyane bimeze neza. Ariko feature ya nyuma ari nayo ngiye gusurizaho ku ma features ni gukoresha telefone yawe nka webcam. Telefone yawe isasimbura ya kamera iba kuri computer imbere wakoreshaga uri mu manama ya Zoom cyangwa se n'ahandi hantu ukoresheje computer yawe cyangwa laptop, hanyuma ugakoresha kaga kamera kaba kari kuri laptop, akenshi naho kaba gafite image y'icyaye. Ariko noneho uzajya ushyiraho telefone yawe hanyuma tukibonera ama image ikeye mu bantu, twekongera guseba this way. Teknoloji iraryoshye, wow. Okay, reka turangize noneho mbereke ukuntu ukora installation ya Windows 11 34H2. Mbere na mbere yo kugira icyo install, reka tuze turebe ko version dufite muri computer yacu. Ese dufitemo Windows yihe 11? Kanda command R uje kuri terminal hasi ushyiremo ngo win version cyangwa se Windows version, urebe baragoreza Windows ufitemo, urebe yariyo. Inama nakugira ni ukoresha Windows update kugira ngo winstall iyi Windows 11 24H2. Naho ubundi buryo n'ubwa kabiri ni ukoresha ISO rero ni uburyo buri risk ariko ntabwo nta kibazo buteye cyane, ndakwerekana bwo uburyo uza kubukoresha. Reka no tujye kureba uburyo ushobora gukoresha Windows update. Jya muri settings yawe cyangwa niba wamaze kureba version yawe, hanyuma urebe niba ufite kano kantu barakubwira ko iri available. Nudasanga iri available ariko uze guta ufungura konti yawe Microsoft, urugende ukore update, hanyuma baze updatinga system yawe uri gukoresha ubu ngubu. Nugira amahirwe bigakunda, uraza guhita bona iyi fenêtre bakwereka ko Windows 11 version 24H2 iri available. Icyo gihe uraza guhita download na install. Ubwo nibwo buryo bworoshye ushobora kuza gukoresha. My goodness, kabugeze mu isi nshya. Ibyo rero nibitagukundira ntugire ikibazo, turaza kwinstalla noneho dukoresheje ISO nayo ni uburyo ushobora kuyifata nka image ukaza kwinstalla ukoresheje kuba wayidownloadinze ku ruhande muri computer yawe. Turatujya kuri website ya Microsoft official, tudukureho iyi download yacu ya ISO, hanyuma ijye muri computer yacu uhite uyinstalla, hanyuma noneho
utangire uryoherwe n'ibyiza byo mw'isi nshyashya. Ariko rero nanone ibiramuka bigugoye kujya kuri website ya Microsoft, ndaguheza indi website muri description ni ya Microsoft, ariko ndashyira muri description, ugende nayo uyikoreshe, hanyuma udownloading ISO image yawe uze kuza kuyinstara, hanyuma uryoherwe n'isi nshya ya artificial intelligence muri computer yawe. Yo urabona kuinstara, uraza kwitonda wihangane, hanyuma wishyiremo witonze utuje, uramo nanywa na kacyayi cyangwa se ugira uteba para. Yes, uwinje mw'isi nshya ya artificial intelligence muri computer yawe ni Windows 11 24H2. Enjoy guys. Nizere kugiye gutangira kuryoherwa noneho na computer yawe nshya, n'isura nshya na AI nshya igezweho. Mwakoze gukurikira, nitwa Naklet. Nizere ko hari icyo wungutse. Niba hari ikintu wungutse, yisharinga n'abandi nabo bibagirira umumaro. Niba wenda bikugoye gusharinga, nkorera comment gusa na like, urekera akazi. YouTube iraza kwikorera akazi kayo ko kuyereka abantu ishobora kugirira umumaro. Mwakoze hano nsonora abantu bijyanye na artificial intelligence, ikoranabuhanga ndetse na technology, uburyo babyaza umusaruro n'uburyo bakwirinda ngo utabashyira mu bibazo. Nizere ko uyu munsi rero mbatukuye mu bibazo, abari kugira ibibazo bya security, nkaba kandi mbahaye igisubizo kubifuza kugira computer ziri updated, ziri upgraded, zijyanye n'igihe, zijyanye na technology. Yari Naklet. Bye.